أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ishimwe n'ikuzo nta wundi rikwiriye uretse ko rikwiriye Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndetse n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abandi bose bazamukurikiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu ba Nyagasani, ndabagira inama ndetse nanjye nyigira yo gutinya Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, kubera yuko batinya Imana bakanayumvira abo ngabo aribo bafite intsinzi kuri ino si ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Nk'uko Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala ibitubwira muri Qur'ani, aho itubwira iti: ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemera Imana, taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yemwe abemera Imana, mutinye Imana mu kuri ko kwitinya, kandi muramenye ntimuzave kuri ino si mutari abagandukira Imana. Inshallah, ku bushobozi bw'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, uyu munsi turaza kurebera hamwe inyigisho zigendanye n'igisibo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala iratubwira muri Qur'an iti: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala iratubwira iti: ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemera Imana, kutiba alaykumus siyamu, mwategetswe gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan, kama kutiba alal ladhina min qablikum, nk'uko byategetswe ababayeho mbere yanyu, la'allakum tattaquna, wenda mwarushaho gutinya Imana ndetse no kwigambukira. Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala iradutegeka ko tugomba gusiba iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani, kubera yuko kirimo inyungu nyinshi cyane ndetse n'ibihembo bihambaye ku Mana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala iratubwira ngo shahru Ramadan, igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, nicyo twamanuyemo igitabo gitagatifu cya Qur'an, hudan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Imana iti: ukwezi kwa Ramadhani niko kwamanutsemo igisibo, niko twamanuyemo igitabo cya Qur'ani. Ukwezi kwa Ramadhani niko kwamanutsemo Qur'ani kugira ngo ibe umuyoboro ku bantu bose, no kuba ari ubuhamya n'ubushishozi bw'ubuyobozi buri hagati y'ukuri n'ikinyoma bitandukanya ikibi n'icyiza, bityo uzabona uko kwezi kwageze uwo ngo azasibe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti: idha jaa Ramadan, igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan cyageze, futihati abwabul jannati, imiryango y'ijuru irakingurwa.
futihati abwabul jannati, imiryango y'ijuru irakingurwa, wa ghullikati abwabun nar, hanyuma imiryango y'umuriro wa jahannama igafungwa, wa sufidati shayatin, ndetse n'amashitani akazibikwa. Bavandimwe b'Abayisilamu, muri iki gisibo turushaho kwibombarika dukora ibikorwa byiza, kubera yuko iki gisibo kirimo ibihembo bikomeye cyane ku Mana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Igisibo ni iki? Igisibo ni ukwigomwa kurya no kunywa no kubonana n'abagore n'ibindi byose byakwangiriza igisibo cyawe, kuva mu rukerera umuseke utambitse kugeza izuba rirenze, ufite umugambi wo kwigomwa wiyegereza Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Ahangaha baratubwira bati igisibo ni itegeko kuri nde? Ese abantu bose bategetswe gusiba? Igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani ni itegeko kuri buri Muyisilamu n'Umuyisilamukazi ugejeje igihe. Ugejeje igihe no kuvuga ngo ukuze, utari ku rugendo kandi utari mu mihango ndetse utari no mu bisanza. Bavandimwe b'Abayisilamu, igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani kirimo ibyiza byinshi cyane. Ahangaha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, man swama ramadana, umuntu uzasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, afite ukwemera no gushikama kandi ategereje ibihembo by'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala, uwo nguwo mu by'ukuri Imana Nyagasani izamubabarira ibyaha yakoze mbere y'uwo mwaka. Ni ukuvuga ngo Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala izamubabarira ibyaha yakoze mbere y'icyo gisibo. Igisibo mu by'ukuri gusiba birimo ibihembo byinshi cyane, kubera yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillahi ba'da Allahu wajhahu 'anil nar 70 khalifa, ngo mu by'ukuri umuntu uzasiba umunsi umwe gusa kubera Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala, intumwa y'Imana iti, ku munsi w'imperuka uwo muntu Imana izafata uburanga bwe ibwigize kure y'umuriro wa jahannama, ahantu hareshya n'urugendo rw'imyaka 70. Umuntu uzasiba umunsi umwe gusa ku munsi w'imperuka, Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala izamuhungisha umuriro wa jahannama, ahantu hareshya n'urugendo rw'imyaka 70. Bavandimwe b'Abayisilamu, nimba Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala izahungisha umuriro wa jahannama umuntu imyaka 70, umuntu wasibye umunsi umwe, ubwo noneho umuntu uzafunga iminsi 30. Nimba umunsi umwe Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala izaguhungisha umuriro wa jahannama ahantu hareshya n'urugendo rw'imyaka 70, ubwo umuntu uzafunga iminsi 5, umuntu uzafunga iminsi 10, umuntu uzafunga iminsi 20, umuntu uzafunga iminsi 30. Bizagenda bite bavandimwe b'Abayisilamu? Igisibo rero ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko kirimo ibihembo bihambaye cyane ku Mana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Ahangaha baratubwira bati, kugira ngo igisibo kibe itegeko ku muntu agomba kuba yujuje ibi bikurikira. Icya mbere, kuba ari Umuyisilamu, bivuga ngo umuntu utari Umuyisilamu ntabwo ategetswe gusiba. Icya kabiri, kuba afite ubwenge, ubwo bivuga ngo umuntu udafite ubwenge uwo nguwo ntabwo yemerewe gusiba. Icya gatatu, kuba agejeje igihe, ni ukuvuga ngo kuba akuze. Kuba agejeje igihe ni igihe umwana w'umuhungu aba ageze muri cya gihe cyo kwirotera. Kuba agejeje igihe ni igihe umwana w'umukobwa aba ageze mu gihe cyo kuba yajya mu mihango. Uwo nguwo niwe ufatwa nk'umuntu ukuze utegetswe gusiba. Hanyuma icya kane, kuba ashoboye gufunga. Kuba ashoboye gufunga ni ukuvuga ngo kuba atarwaye. Icya gatanu, ku mugore kuba atari mu mihango, atari no mu bisanza. Inkingi z'igisibo, iya mbere ni umugambi, iya kabiri ni ukwigomwa, iya gatatu
ni igihe cyo gusiba kuba kigeze. Iya mbere rero umugambi ni ukuvuga ngo ni ukugambira ku mutima wawe igikorwa cyo gusiba. Ntabwo ushobora kubyuka utasibye, udafite gahunda, rwose utasibye, nta mazi wanyweye, nta cyayi, nta kintu na kimwe. Nutaha mu rugo, utashye mu rugo wenda saa 8 saa 9, uri ufite gahunda yo kwirira, usanze umukozi wawe yarwaye. Kuko usanze yarwaye atanatetse, utaha ubundi se ko mbona amasaha ubundi yari yegereje, nise nsiba, ubu ndasibye. Ntabwo byemewe, ugomba kuba ufite umugambi. Icya kabiri, kwigomwa, kwirinda kurya no kunywa no gukora imibonano mpuzabitsina n'ibindi byangiriza igisibo. Hanyuma icya gatatu, igihe cyo gusiba ni amanywa y'umunsi wo gusiba, bivuga ko nta gusiba nijoro. Bimwe mu byiza rero byo gusiba twabibonye mu mahadisi atandukanye, ni uko umuntu wasibye nyine Imana subhanahu wa ta'ala izagira gute, Imana subhanahu wa ta'ala izamurinda umuriro wa Jahannama umunsi n'ahantu hareshya n'urugendo rw'imyaka 70. Ndetse twanabonye yuko umuntu wasibye, umuntu uzasibye igisibo cya Ramazani neza, Imana subhanahu wa ta'ala izamubabarira ibyaha yakoze mbere y'icyo gisibo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo inna fil jannati baba yuqalu lahu rayyan yadkhulu inna fil jannati baba yuqalu lahu rayyan. Mu by'ukuri mu ijuru harimo imiryango myinshi, ariko hakaba harimo umuryango witwa Rayyan. Yadkhulu minhu sa'iluna yawm al-qiyamah. Abantu bazawinjiramo ku munsi w'imperuka ni abantu bakundaga gusiba, bakoze igisibo. Ino hadisi ikomeza ivuga ngo nta muntu n'umwe uzinjira muri uwo muryango uretse umuntu wasibye, wigomwe kurya no kunywa, agakora igisibo akiri hano kuri iyi si. Bavandimwe b'Isilamu rero ndabashishikariza yuko muri kino gisibo twakwibombarika, tugakora ibikorwa byiza, tukiyeza ku Mana, hanyuma tukiringira ko Imana subhanahu wa ta'ala izabiduhembera kandi izaduha ibihembo bihambaye cyane ku munsi w'imperuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم، فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي كان وهو على مكان قبل خلق ما كان، وعلم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون لو كان كيف كان يكون. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيرته إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo ni irya Nyagasani subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi kana, Imana yo yahozeho wa ala makani, ikaba yari iri ahantu kabla khalqi ma kana, mbere yuko iribaho hantu. Hashimwe Imana yo yahozeho, ikaba yari iri ahantu mbere yuko iribaho hantu. Alhamdulillahi alladhi kana wa huwa ala makani kabla khalqi ma kana wa alima ma kana. Imana yo izi ibyabayeho mbere yacu twe tutarabaho, wa alima ma yakunu. Imana yo izi n'ibiri kubaho kuri kino gihe turiho, wa alima ma sayakunu law kana kayfa kana yakunu. Imana yo izi n'ibizabaho nyuma yacu ndetse n'ibinabaho uko bizaba bimeze kose. Amahoro n'imigisha bizafare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abandi bose bazamukurikiza kuzaheza ku munsi w'imperuka. Bagaragu ba Nyagasani, ndabagira inama ku nshuro ya kabiri yo gutinya Imana tukanayumvira, kubera yuko abatinya Imana bakanayumvira aribo bafite intsinzi kuri ino si ndetse no ku munsi w'imperuka. Ahangaha ntabwo twarangiza inyigisho zacu tutarebeye hamwe mu by'ukuri ibyangiriza igisibo. Nubwo dusibye, ariko hari ibintu ushobora kuba wakora igisibo cyawe kikangirika utitwararitse neza ngo ugire imyitwarire
igisibo cyawe gishobora kwangirika. Ibyangiriza igisibo rero, icya mbere ni ukurya no kunywa ubishaka mu kwezi kwa Ramadani. Icya kabiri cyangiriza igisibo cyawe, kurya no kunywa ukeka ko izuba ryarenze kandi ritararenga. Igisibo cyawe kiba cyangiritse uwo munsi mu by'ukuri ugomba kuzawishyura. Hanyuma icya gatatu, amazi kurenga umuhogo kubera ukwinyuguza mu kanwa cyane ugakabya. Hari abantu bafata amazi bari kwinyuguza cyane mu kanwa cyangwa se bari kwiborosa bakarengera bagakabya, amazi akaba yagira gute, yamanuka mu muhogo. Icyo gihe igisibo cyawe kiba cyangiritse kandi uyu munsi uzawishyura. Icya kane cyangiza igisibo, guterwa serumu cyangwa urushinge rwose rugabura. Icyo gihe igisibo cyawe kiba cyangiritse. Icya gatanu, gukinisha ubwambure bwawe ugasohora cyangwa gukinisha umugore wawe amasohoro akaza. Icyo gihe igisibo cyawe kiba cyangiritse. Icya gatandatu cyangiriza igisibo, kuruka ubishaka naho iyo utabishaka ukomeza igisibo cyawe. Kuruka ubishaka, ubushake. Icyo gihe igisibo cyawe kiba cyangiritse. Icya karindwi cyangiriza igisibo, kwisubiraho ugahindura niya. Ukavuga uti, ugasiba yageza nka saa yine uti ntabwo ngisibye njyewe, munantekere. Bakagutekera, wajya kurya uti ndasibye. Nari navuze ko mfungura ariko ndasibye. Ni ukuvuga ngo rero guhindura umugambi wari wasibye ukisubiraho, mu by'ukuri igisibo cyawe kirangirika. Icya munani, kuva mu Bisilamu. Umuntu uvuye mu Bisilamu birumvikana nyine igisibo cye kiba cyangiritse, kubera yuko igisibo gitegetswe umuntu w'umuyisilamu, ntabwo igitegetswe abandi. Bavandimwe b'Abisilamu rero, ibi bintu uko ari umunani mubyitwararikeho, kubera yuko ibi bintu byangiriza igisibo cyawe. Iyo umuntu yasibye aba agomba kwitwararika, akagendera ku mico myiza, akitwararika mu mvugo. Hari n'abantu bamwe na bamwe usanga bari kugenda batukana, we akavuga ngo twari turi gukina, twari turi kuburaga, ariko mu by'ukuri ugomba kwirinda ibintu byose byakwangiriza igisibo cyawe birimo n'amagambo. Uvuga ngo we wasibye kurya no kunywa n'ibindi, ariko ntabwo wasibye amagambo. Kuriya gusererezanya, kuvuga nabi, imvugo zitari nziza, mu by'ukuri imvugo ziteye isoni, biriya bintu byose byangiriza igisibo cyawe kandi ukaba uzabibazwa. None ibikorwa bitari byiza mu gisibo, ni ukuvuga ngo ntabwo byica igisibo, ariko ntabwo ari byiza, kubera yuko iyo ubikomeje igisibo cyawe gishobora kuba cyakwangirika. Ibikorwa bitari byiza mu gisibo, icya mbere, kwiyunyuguza mu kanwa cyane ugakabya. Icya kabiri, gusomana n'umugore wawe igihe udashobora kwifata. Icya gatatu, kureba cyane abagore no kubatekerezaho. Ariko ntabwo ari kureba cyane abagore gusa no kubatekerezaho, n'abagore cyangwa abakobwa kureba abagabo cyane no kubatekerezaho, nabyo ni ibintu bitari byiza. Iyo bikomeje bishobora kuba byabicira igisibo. Hanyuma icya kane, kumviriza ibiryo cyangwa ibinyobwa. Nabyo ni ibikorwa bitari byiza mu gisibo, kubera yuko iyo bikomeje kumviriza ibiryo, bavuga ngo bashyize nk'umunyu ukazajya wumva ko wakoze, ukomeza kumva bashobora gusanga mu by'ukuri biriya ushyize mu kanwa uri kumviriza bigiye, ugasanga igisibo cyawe kirangiritse. Cyangwa ibinyobwa, icyayi bashyizemo isukari, ugakomeza kumva ko isukari yakoze, hari ubwo ushobora kwireturuva mu by'ukuri kiriya kinyobwa cyawe kigiye, ugasanga igisibo cyawe kirangiritse. Noneho ibyo wemerewe mu gisibo ni ibihe? Ibyo wemerewe mu gisibo, icya mbere, kwiteza urushinge igihe urwaye, biremewe. Icya kabiri, kwiyuhagira igihe ufite icyokere, biremewe. Icya gatatu, kwibira mu mazi cyangwa kwisukaho amazi kugira ngo ugarure intege, biremewe. Icya kane, kwisiga amarashi, ngo ni parufe cyangwa kuyihumuriza, biremewe. Icya gatanu, gutanga amaraso ufunze, biremewe. Icya gatandatu, kwiborosa biremewe rwose.
hanyuma icya karindwi birashoboka ko ushobora kugeza mu gitondo ugifite ijanaba y'imibonano mpuzabitsina. Birashoboka ko wageza mu gitondo ugifite ijanaba, ariko mbere yo gusara iswara yasubuye ugomba kubanza koga ijanaba. Ariko birashoboka ko wagera mu gitondo ugifite ijanaba, ntabwo biva mu gisigo cyawe kirangiritse. Ariko mbere yo gusara ugomba kubanza koga by'itegeko. Bavandimwe b'Isilamu rero, izi ni inyigisho z'igisibo. Mu by'ukuri twitwararike muri kino gisibo cyacu, kubera yuko kino gisibo kirimo ibihembo bihambaye cyane ku Mana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Umuntu wasibye mu by'ukuri ku munsi w'imperuka azaba ari uw'agaciro gahambaye cyane imbere y'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Dusaba Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala yuko iki gisibo cyacu cyazatubera intandaro yo kwinjizwa mu ijuru ry'Uwiteka Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونفرا رحمة وأقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.